Ijambo ry'umunsi, igihe cyo gutuza. Soma Zaburi ya 22 igice cya 2. Mana yanjye, ndarira ku manywa ariko niwumva, no mu gihe cy'ijoro ntabwo unyumva, kandi ntabwo ncecetse. Mu Bami ba mbere igice cya 17, umuhanuzi Eliya amaze kuvuga ijambo ry'Uwiteka ku mwami Ahabu, Imana yaramubwiye ngo niyihishe. Eliya yashakaga gukomeza kuvugana n'igihugu, ariko mu myaka 3 n'igice yakurikiyeho yagize igihe cyo guceceka ndetse no gutegereza mbere yo gukomeza gukora ibitangaza byinshi. Twese dufite ibihe dusenga ariko amasengesho yacu ntasubizwe. Hari igihe dushaka kuba beza ariko Imana igasa nkaho idahari muri ako kanya. Aha biba bisa kuri twebwe nka Imana yagiye mu kiruhuko. Guceceka ntabwo ari ikimenyetso cy'uko Imana idakora. Imana igikoresha ibihe byo guceceka kugira ngo dutegure iteze imbere imico yacu. Muri iki gihe rero urimo kunguka uburambe ndetse n'ubumenyi buhambaye. Wirwanya uko guceceka, komeza kuba umwizerwa kubera ko igihe Imana yagennye kiri mu nzira. Imana iguha umugisha. Ubutumwa mwabuteguriwe kandi mwabugezwagaho na Nibintije Evangelical Ministries International, ariyo magambo ahinnye izwi nka NEMI. Waba utekereza ko wahamagariwe gukora umurimo w'Imana? Wifuza inyigisho zacu se zisohoka buri munsi zagufasha mu buzima bwawe, cyane cyane zigukomeza mu bibazo? Umva wifuza kwiga ibijyanye na teolojiya, ukamenya ijambo ry'Imana, intwaro yagufasha mu buzima? Duhereye kuri iki kibazo cya nyuma, niba igisubizo cyawe ari yego, ngufitiye inkuru nziza cyane. Iyi nkuru nuko tugufitiye ishuri rya teolojiya kandi wigira ku buntu. Mu ishuri ryacu harimo porogaramu zitandukanye zirimo nka Pastoral Studies, aribwo buryo wakwiga kuba umuvugabutumwa mwiza cyane. Tugufitiye kandi Biblical Studies, ariyo masomo atandukanye ya Bibiliya, ndetse na Christian Counseling, inama za Gikristo zifasha gukomeza imitima. Kugira ngo usobanukirwe biruseho, wasura urubuga rwacu arirwo wa@nemibibleinstitute.com, cyangwa se nanone ukaba watwandikira kuri WhatsApp kuri izi nimero 141 232 650 34. Wanatwandikira kandi kuri email yacu ariyo nemevangelism@yahoo.com. Imana iguha umugisha.